ngo koko nta soni ahubwo ari wowe. Bibiri kubuza gutonganya umuremyi wawe. Nta bushobozi, nta burenganzira, nta butware, ntabwo wemerewe na gato kubumbura kanwa ubwira Imana nabi. Niyo mpamvu ukwiriye kwiga kwiyumanganya ibihe byakomera ugaceceka. Abantu benshi ubutayu basigara mu bitekerezo, Imana ikamutabara, Satani agashyira mu bitekerezo mubwira ngo ejo uzongera ukene, bika amafaranga yawe kure, bene uyu ntawe yatwerera, uyu nguyu ntawe yagirira neza, uyu ni wa wundi usurahishije ibyo kurya akabibika, uyu nta muntu n'umwe, ni umunyabugugu no ku masengesho, asengera abana be gusa, agasengera umugabo we, umugore we, bene wabo nta bandi bantu yasengera. Kandi ubu n'ubupfapfa ni ukugira ibitekerezo bipfuye, kuko urasengera abana bawe gukomera, ntusengera abaturanyi. Ariko ejo nibakomera ni bande bazabamanura? Niba abandi utasengeye abaturanyi. Ni urusengero umwana wawe gukomera, sengera n'abaturanyi be. Imana yabwiye Abisiraheli irababwira ngo mugiye mu gihugu cy'amahanga, igihe bajyaga i Babuloni, Imana irababwira ngo nimusenga nabo mujye mubasengera, ngo kuko mu mahoro yabo namwe muzagira amahoro. Nusengera abana bawe ngo bakomere, ntusengera abaturanyi bakabajura. Nibakomera ibyo bagezeho bizajya byibwa n'abaturanyi. Abantu bakwiye kwiga gutekereza byagutse. Abantu benshi barazamuka ariko mu butayu imitima yabo ikaguma inyuma. Niyo mpamvu uwo mwuka waho wavuye ukugumaho. Ni nayo mpamvu uhora urota aho wize kera primaire, ukarota inzu mwakuriyemo kera y'ibyatsi. Ni ikimenyetso cyerekana ngo hari umwuka wasigaranye, hari ibintu bitajya bigusohokamo byoroshye. Ni nayo mpamvu mu kanwa kawe horamo inkuru za kera gusa. Ngo kera njyewe, kera ryari, kera wari ubusa, wari nothing. Ubaye umuntu aho uhuriye n'Imana. Ni nayo mpamvu ugomba kubaha Imana. Erega hari abantu babonye Imana bayibabaye, bayibonye bumva barakomeye, baravuga ngo aha niho nkwiye kujya, aha niho nkwiye kuba. Aba ntibashobora gutandukana no gusenga, ntibarekura kwizera, ntibashobora kurekura kubaha Imana niyo ubutunzi bwaba bwinshi. Baravuga ngo hoya wa mubiri we wasiwe wimbere ikigirwamana, wimbere umushukanyi. Nigeze kubaho nagufite, wanzuwe nkodesha, nubaha Imana. Uyu munsi ngufite ntabwo uzambuza kubaha Imana. Ntabwo ushaka kuvuga ngo ubwo nashatse wasigaye narashatse. Oya, mujye bangarega ngo inzira z'Imana ni ibihumbi. None se kubivuga nibyo bikuroho ko ari ibihumbi n'ubundi. Imana igira inzira ibihumbi. Hari imyitwarire isigarana karimi k'uburyarya, indyarya. Niyo mpamvu abarokore benshi b'uyu munsi ari indyarya. Bajya guca Imana inyuma, bagera mu rusengero bakongera bakambara ishusho yo kwera, mu mitima ari ibirura. Imana idutabare. Kabiri, ihame rya kabiri uzagumana muri wowe, ntugatuma ahantu heza kuri wowe ko guhurira n'Imana, haba mu butayu gusa cyangwa se haba mu bigeragezo gusa. Hari abantu basenga gusa iyo ibihe byakomeye, iyo amakuba yabaye menshi, iyo bari guca mu ntambara nibwo bivuga ngo reka njye gusenga, ugatangira kwihambagarisha nimero z'abahanuzi ufite. Ugahera kwa mbere ngo Yesu ashimwe, ngo ko wanyanze ariko ngo Mana yanjye, ngo urwango rusigaye mu barokore ntabwo rworoshye. Ariko hari icyo ushaka, warangiza ngo ahubwo se ngo ko nshaka ko dusubira guhanjuza, ngo nta kuntu ngo washakira umwami. Imana iturengere. Ntugatuma ahantu heza kuri wowe ho guhurira n'Imana haba mu bibazo gusa. Ntugakenera Imana mu yandi magambo ari uko uri mu bibazo. Imana mwahuriye mu butayu, muzanahurire mu bisubizo. Imana wubashye ushonje, wambaye ubusa, ukennye, uzanayubahe igihe ibihe bizaba bimeze neza. Kuko ukeneye Imana ibihe bimeze neza kandi bitanameze neza. Ukeneye Imana bwije kandi ari mu gitondo. Ukeneye Imana igicuku ari cyanyuma. Ukeneye Imana n'igihe igicuku kinishe. Ukeneye Imana igihe abantu baguhagurukiye, ariko unayikeneye igihe abantu bagukunze. Ntugatume rero ahantu heza ho guhurira n'Imana haba mu butayu. Hari abantu tugira iyo aguhamagaye tumenya ko afite ibibazo, ngo Yesu ashimwe dadi,
afite ukuntu ahita ashaka utuntu two kukuryongaryonga. Ngo Yesu abakozi Imana nabo ntibamenye ibyo ko hari abantu baza baje kukumaramo ngo nagira ngo wongere unyikorere umutwaro. Ntawo nikorera, hari ubuzima mubayemo. Bibiliya ngo nanjye nzabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho. Hari igihe uhamagara Imana igakinga ijuru, abagenda bahembayemba se baduteje akaga, Imana yagaburiye ikabagirira neza. Uyu munsi ndababwiza ukuri, Imana ifite ubukene bw'abakiranutsi. Abakiranutsi ntago ari ubwoko bwororoka. Abantu b'Imana benshi Imana irabatabara ikabaha impamba y'urugendo, bagahita basubika urugendo bakicaraho bakabwira Imana ngo nano ufite ubushobozi bwo kwahindura ikanani. Niyo mpamvu bakora ibyaha byinshi, bageze mu bisubizo amaso y'abagapfa, nibongere kubona abakene, nibongere kwita ku bafite intambara, nibabafashe koroshya umusonga wabo, nibababera ibisubizo. Imana idutabara. Uribuka Imana ikubakira, urarurira ijoro ryose. Uyu munsi ntabwo wakwibuka ko hari abakobwa bari mu gihe nk'icyo bayemo ngo basengere nabo. Ntushaka kwibuka ko hari abasore babaye mu gihe nk'icyo ngo basengere. Wibuka uba mu nzu iva ukajya urarureka imvura yaguye, ukabyuka ukugama, nta handi uryama ukajya ureba hejuru ukabona inyenyeri uryama. Uyu munsi abantu bibagiwe ko bariye ubugari bwo mu isekuru, isombe yo mu isekuru. Ubuzima buciriritse umuntu agira umwenda umwe. Icyo gihe ugakenera Imana cyane, ugahiga n'ibigo myinshi ngo nuntabara. Imana ikaba yarakugiriye neza uyu munsi, ariko uyituye ibyaha bikomeye. Rero kwimuka, ntukimuke ngo usige Imana mu butayu. Mu bintu bya mbere ugomba kujya wimukana uko ugiye kuva mu cyiciro kimwe ujya mu kindi, imukana Imana niyo y'ingenzi. Nuzana Imana. Niyo mpamvu Yesu yigishije abigishwa gusenga n'abantu bose, aravuga ngo nimusenga mujye ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Bivuze ngo icyambere ni ubwami bw'Imana. Mbere na mbere Imana, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa, ibindi byose bizaba inyongera. Biriya byose ntabwo ari cyo gihembo. Imana nibanza, ubugingo bukabanza, ibindi bizaza ari inyongera. Biriya ni impamba. Impamba ntabwo ari igihembo cy'urugendo, ahubwo ikorohereza mu rugendo kugira ngo urugendo ubashe kurushobora. Abantu benshi basubitse urugendo, niyo mpamvu Imana yabahaye impamba nkeya. Ibi bivuze iki? Imana iguha impamba ihwanye n'urugendo uzagenda. Imana izi mu mutima yuko hari mu rugendo rugufi, niyo mpamvu iguha impamba nkeya. Tekereza ku rugendo rurerure, wongere usabane n'Umwuka Wera, ushaka Imana. Ihame rya gatatu ugomba gushyira mu buzima bwawe: ubutayu bukwiriye kukwigisha ko kugera kure atari ko gupfa. Ubutayu bukwiye kukwigisha ko ubutayu ni ishuri, ntabwo ari iherezo ry'ubuzima. Ntukagitekereza ko kuba uri guca mu butayu bisobanuye iherezo ry'ubuzima bwawe. Sibyo. Iringira Imana n'umutima wawe wose, gundira Imana, komeza Imana, gendana n'Imana, ariko wibuke ko kugera kure siko gupfa. Ibyo uzabishyire mu buzima bwawe, aho ubuzima bukugejeje hose ntuzemere ko bugushyira hasi. Ukwiye kuba indwanyi itsinda mu bitekerezo, mu kwizera, gakomeza uhagaze, gagundira Imana. Sobanukirwa ko kugera kure siko gupfa. Kugera kure siko gupfa. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu ngo yiringiraga Imana, ngo nubwo umubiri wari umaze kumera nk'upfuye, ngo yakomezaga yiringira Imana, ngo kandi ngo yiringiye ibitakwiringirwa. Kwiringira Imana n'igihe umugore yacuze, ngo ariko hari ibimenyetso byerekanaga ko Imana igihe ihagaze ku cyavuganye nabo. Ngo nubwo Sara yakuze akagira imyaka 90, ngo amabere yari agihagaze nk'ay'inkumi. Kubera iki? Azonsa umwana w'isezerano. Burya muri twe hari ibipfa, ariko hari n'ibidapfa. Ibifite aho bihuriye n'isezerano ntibishobora gupfa. Ibyo ni by'Imana irinda mbere. Hari ibisaza n'ibidasaza muri twe. Wowe urarekura Imana, uzahinduka umutindi nyakujya.
abantu bazakwita umukire ariko umutima wawe uzabura amahoro, uzabura ibyiringiro, uzabura ibyiringiro. Abantu baretse Imana mu gihe gisa n'ikindi ngo barakize. Wakize iki? Niba warataye Imana, umuntu arakira agahita abona umugore w'inenge zose, kandi bakiri mu butaho yaramubwira ngo uri mwiza, urakara, bakamubwira amagambo y'ibitangaza cyane. Ariko wamara gukira ariko ngo usuteguye akajya mubone nyine akabona n'umuntu, ni wowe ugomba kumusirimura. Niba amaso yawe abona aho agomba kuba ahagaze, wowe watabona, kuko ni umufasha wawe, cyangwa se wowe uri umufasha we. Hari ibintu abantu bagomba gutekereza. Kubera icyo abantu ari injiji kandi bafite Imana. Kuki ushobora kugumana ibitekerezo bipfuye kandi ufite Imana? Gundira Imana, haguruka mu bitekerezo. Ni gute abantu bagira ibitekerezo bigufi kandi bafite urugendo rurerure rwo kujya mu ijuru? Dufite Imana itanga ubwenge, ishoboye byose, ifite ubutware budasanzwe. Ngo nyengo naguta, hari ibintu ugomba gutandukana nabyo. Kera mukenye ntiwakubitaga umugore, mumaze gukira utangiye kujya umutimbura. Hari ubuzima ugomba gutandukana nabwo. Imana iturengere. Ubutayu ni ishuri, ntabwo ari iherezo. Nta kigeragezo kitagira iherezo. Igifite itangiriro cyose kigira n'iherezo. Mutima wawe urihebye uyu munsi, ariko Imana izakugirira neza. Kuki umuntu atinda mu butayu? Ni igihe atinda gutungana. Imana ntabwo yagutindije mu butayu, ahubwo wowe waritindije. Mwanze gutungana kubera iki? Uwo rusibira. Umwaka ushize warasibiye, n'uyu nguyu wongera usibire. Buri munsi ngo ntako mba ntagize nkongera nkabigwamo. No, ntabwo uzi inyungu ziri mu byo ushaka. Waribuze. Niyo mpamvu y'urugo inyuma y'abahanuzi ngo musengere bahora bakongeramo utuntu, ibinya. Ikinya kikagushira bakagutera ikindi. Ngo mbonye Imana ikugirira neza cyane. Ngo nukura bibonye, ngo ndabibonye, ngo mbonye ngo n'ikigabo kinini ngo kikugose, ngo gifite ubwanwa bwiza. Ngo iyo ni Imana rero. Ubwo ni ikinya baguteye ukagenda udamaraye, ngo Imana ivuganye nanjye. Ngo reka wakumva byongeye kugushiramo, kuko si iby'Imana. Namaranga umutima nirari, ni ihumure ry'akanya gato. Ukongera ukajya ku ruhande ugashaka undi. Byakwaga ati abahanuzi muri iminsi ashobora kuba atari kusobanura neza, reka nyine mu bapfumu abantu bose Imana irabakoresha. Nawe ukajyayo bakongera bakakubwira ibindi bintu. Ejo ukavayo ukajya mu bahanuzi, ejo ukavayo ukajya uhora mu ruserero wizengurukaho, wiyanduza gusa. Imana idutabara. Garura umutima wawe rero, garura umutima wawe cyane, ugaruke mu nzira y'Imana. Imana igutabara. Dore ibanga ryo kutibura, haba mu butayu ndetse no mu masezerano. Irya mbere ni ukugumana imbaraga z'igihe kirekire. Ugomba gushaka ukuntu imbaraga wakira zidashira. Ibyo bizagusaba iki? Kuguma ku isoko. Ahantu wakura imbaraga gumayo. Ni mu masengesho y'itatu agume. Ni muri saa 9 usenga nijoro gumayo. N'ahantu wateraniraga hari ukuntu umukira ugahita uhindura n'ahantu wasengeraga, kuko ufite umutima w'ubudashima. Wabamara kuzavuga ngo yango bano bantu ntabakene cyane. No, kereka Imana nikubwira ngo va hano ujya hanga, kuko ibyo byo birashoboka. Imana ikugirire neza mu buryo bwose. Shaka nugumana imbaraga. Shaka twatuntu tukubaka. Za ndirimbo zawe zirimo ujya wumva zo mu gitabo. Hari igihe bari ijambo rimwe wongera ugasoma ugasubizwamo imbaraga. Bibigire kire, komeza urisoma. Gumana bwa buzima bwa kera bwatumaga Imana ikwishimira nawe ukayishimira. Rero gumana imbaraga z'igihe kirekire. Ugomba kujya uko imyaka izamuka, ubugingo bukagenda burushaho kuba butoya. Kuko ibintu wiruka inyuma byo ntabwo bikwiruka inyuma. Burya umuntu yaba mu mujyi 2026 kabona harashashagirana, hari amahoteli meza, ariko mu minsi hazaza izindi nyubako. Umuntu arasaza umujyi ukagenda uba mutoya. Iyo ugumya muri utwo rero ngo uyu mugore yashaje ngo reka njye gushaka undi, ibyo ntabwo ari byo.